ushobora kwibwira abumva radio Nyabutatu? Yego nitwa Kapiteni Sano Theogene. Sano Theogene, wabaye muzihe battalions za RPA Rwandese Patriotic Army? Nabaye mu battalions zitandukanye, nabaye muri Chari, mva muri Chari nza kugenga unit bitaga 5th battalion ariyo bato ya gatano. Yari yowe nande bato ya gatano? Yari yowe na Major Rugambwa. Major Rugambwa ndamuzi, uyu nguyu wari ufite inkovu ku munwa. Nuwo ngo yavugaga asa nkaho wumva ko nyine yakomeretse no ku rurimi. Uramuzi neza. Okay, uyu munsi rero kiduhuje kimwe n'abandi officers na men bari hano. Mu by'ukuri turagira ngo tuganirire abanyarwanda nkuko twe twabiteganyije kandi nkuko umugambi wacu muremure wo gufasha abanyarwanda kumenya ukuri. Murabizi neza yuko impamvu yo kugira ngo ihoro ry'inyabutatu n'abaririmo bose cyane cyane nkatwe twese n'abandi bose b'abasirikare tufasha abahutu tugafasha abatutsi tugafasha abatwa kumenya ukuri kugira ngo babone uko baziyunga, kuko nta kuri nta bwiyunge bushoboka. Nibyo koko. Ibi ngibi ngo twese tubyumva kimwe nako mu byigisha abantu hirya no hino hose murabizi. So icyo dushaka kuvuga uyu munsi, ubushize Perezida Kagame aherutse gutangaza yuko muri 94 mu ntambara 94 urayibona iriya twarwanye yiswe intambara, yari yariswe intambara ngo iyo kubohoza u Rwanda, ngo twaje gusanga binyuranye no kurubohoza. Kagame yavuze neza yuko yabohoye u Rwanda, avuga neza yuko yahagaritse Jenoside, avuga ko yarokoye abatutsi, avuga yuko n'abahutu bagihomeka ari ukubera yuko igihugu cyafashwe, ariko ngo iyo bitaba ibyo avuga yuko mu by'ukuri abantu yuko bari gushira iyo atabawe. Ese nibyo muri 94 uko ubizi muri 5th battalion nta ruhare cyangwa se nta bwicanyi na buto ingabo za RPA zigeze zikora muri 94? Nta bwicanyi bwakorewe b'abahutu b'abatutsi mutanzi zigiye zigira mo uruhare mu Rwanda? Mu by'ukuri nsubiye inyuma, mu by'ukuri ibyo bintu birababaje biteye n'agahinda, kuko iyo bato ya gatanu yaje kugengwa igingirwa muri Kigali, ije kurwanira muri Kigali gufatanya n'abasirikare biswe 600 ariko bari barenga 600. Twebwe twaragiye ducana bita za Kicukiro, turakomeza tugera ahantu bita ku gahoteli kari gahari ka Perezida Habyarimana. Naho ubwo tuhageze turarwana bikomeye, turamanuka tugera ahantu bita za Rwampara. Tugeze muri Rwampara, abaturage baduhongiyemo baza bagira ngo tubatabare. Mu by'ukuri ntago twabatabaye, kuko haje kuza abaturage b'abatutsi n'abahutu bose bari bavanze. Mbwira umwe mu bo Rugambwa yari yohereje, ndamubwira nti abaturage ngabari baraje. Ubwo bari bakurikiwe n'abandi interahamwe na Federi. Ubwo noneho nshaka ngewe ubwanjye naronga muri Rwampara, hari umugezi umanuka usa nk'uva nko muri Kankigali, munsi ya Kankigali. Ngerageza kugira ngo tuye ukuntu twatabara abaturage, harimo abagore bafite abana b'impinja ziri konka, harimo abagabo bakuze, harimo abakecuru, kugeza ubwo Federi n'interahamwe zabagezeho, zimaze kubageraho zirabica zibatemagura tureba. Noneho ndambaza umwe mu bo twari kumwe, ndamubwira ntese biriya ni ibiki, twabigenza gute? Arambwira ati bihorere, ati kuko nituramuka tubatabaye natwe baramenya aho turi. Ubwo bishe b'abantu tureba, agahinda karanyica. Bafata umugore
abagore babiri bari bafite impinja bamaze kubatemagura n'abagabo bamaze kwicwa. Ubwo abana b'impinja barazifata bazitamika amabere ya za ntumbi. Ubwo nge nari aho ngaho bamaze kubatamika ya mabere, abana bonka intumbi. Ubwo ngewe icyo nakoze, nafashe uruhinja rumwe, buke mu gitondo cya kare mu rukerera, mfata uruhinja ndarujyana ngendana narwo. Bigeze aho umwe mu ntumwa za Rugambwa arambwira ati ese urakomezanya n'urwo ruhinja kugeza he? Ubwo baturashe arambwira ati ariko niki wabaye iki? Ubwo nari nzi ko tuzagura na Croix Rouge nkayihereza rwa ruhinja. Ubwo uruhinja narushyize hasi, nsaba Imana, ndavuga nti Imana, aya maraso ntazambarweho. Dukomeza mbere yo gukomeza, nuvuga ngo wari washoboye kugobotora uruhinja rwe rwacitse ku icumu muri abo bari bishwe. Yego, ndukwiye. Noneho ninde waje kubwira ko urwo ruhinja uruvaho uruta urwihorera? Numwe mu batuyoboraga bari bakoraga mu nzego z'iperereza muri icyo gihe. Niba IS kumabwiriza yaravuye mu rwego rwa intelligence office. Yes. Okay. Hanyuma se mu by'ukuri genda hari aho bavuga bati, hari abavuga bati FPR haravuga ngo yarokoye abatutsi. Mu by'ukuri wemera yuko FPR yarokoye abatutsi muri 1994? Oya, ngenda nyuranya n'ibikorwa bya FPR muri icyo gihe. Impamvu nyuranya nabyo nuko ibikorwa nabonaga biri gukorwa, twebwe tutari tugamije kugira ngo turokore abanyarwanda, imbaga y'inyabutatu nyarwanda, ahubwo twari tugamije, turangariye imbere ubutegetsi kugira ngo dufate leta, nta kindi, kuko byagiye bigaragara aho twagendaga tunyura. Ni uruhe rugero waha abantu rugaragaza yuko icyari kigamijwe ko ari ugufata ubutegetsi? Nkawe wari kuri tere, uri ku ruhande rw'inkotanyi, uri mu ngabo, uri mbato ya 5 yari yowe na majoro nde harya Majoro Rugambwa. Niki kigaragaza yuko mu by'ukuri icyari kigamijwe kitari ugutabara abatutsi nk'uko Kagame agenda biririmba, agenda bivuga hirya no hino ko yatabaye abatutsi? Niwe rugero waha bumva radinya butatu? Urugero nabaha n'ahantu twageze, twari muri operation muri Nyamirambo. N'ahantu twageze dusanga abaturage b'abatutsi bari mu nzu imwe iri aho ngaho hano munsi y'igitaje cy'umugabo bitaga niba ari Matiyasi, kiri aho ngaho kuri Petero Rwanda urebana na brigade ya Nyamirambo. Dusanga abaturage muri icyo gihe bari abatutsi, harimo n'abahutu yego, ariko abo baturage noneho twavuye inyuma, hari groupe yavuye inyuma yo mu nzego z'iperereza, bo bahise batwika ya nzu n'abaturage barimo bose baricwa. Urumva ko abaturage bishwe, ntago rwose nta mbunda bari bafite, nta kintu na kimwe bari bafite, gusa bo bari bizeye ko ari twebwe tugomba kubarokora. None se iyo uvuga ko babatemo ikiboyi muri iyo nzu yarimo abo baturage baje basaba bagira ngo batabarwe n'inkotanyi, bari biganjemo abatutsi nk'uko bivuze, nubwo bavuga ko harimo n'abahutu ego, uribaza yuko bataba bararashe iyo nzu by'impanuka wenda batabigambiriye? Oya, kuko bo baraje baza ataravuga ngo ni ikibombe cyaje, bo baje bafite RPG, baza bafite za grenades, bahita bakubita ikizu kizuyemo abaturage. None se icyo kizu bagiye kugikubitamo izo grenade na babanje kuko iyo ari umugambi w'ideliberate, cyo bita deliberate, no umugambi wapanze kugira ngo abantu bicwe, hariho kubanza kuhagota, hariho kubanza gufunga imiryango, hariho kuvuga ngo mwinjire mwese, mwinjire muze kujya usigara hanze, urabyumva? Ese bo babikoze bate aho ngaho? Aho ngaho uko babikoze, abaturage bo kubera intambara
yari irimo ikomeye cyane, abaturage bahungiye muri iyo nzu bitegura ko tuza kubarokora kuko baturebaga hafi yabo. Urakoze cyane. Hari ikindi kintu kijya kivugwa cyane ngo muri 1994 hari abantu bavuga ko hari abantu bavuga yuko hapfuye abatutsi gusa ngo bishwe. Ese wowe ni kubyemera? 1994 nta bahutu bishwe. Ese niba barishwe uruhare rw'inkotanyi, uruhare rwa FPR, uruhare rwa RPA ndetse uruhare rwa Buteye wari urimo, Buteye ya 5 yerewe na Major Rugambwa, yego, ni uruhe byagenze bitara abahutu bigeze bicwa wowe uzi? Mu by'ukuri aho twanyuraga hose n'amabwiriza twari twahawe na Rugambwa, hari umwe bita Mutabazi twaranabipfuye, akajya aho yafashe uruhinja akarukubita ku kibambasi rugashwanyuka, avuga ngo ni intera hamwe. Noneho ndamubwira ntese ko turwana n'uwo turwana nawe, wowe urafata n'uruhinja ukarukubita ku nzu? Arampindukirana arambwira ngo cyangwa nawe uri intera hamwe. Ndamubwira nti no, ibyo ngibyo ukora bitandukanyije n'amategeko. Ntabwo uruhinja rutavuga, rudafite innocent, ntabwo ugomba kubikora ibyo ngibyo. Ubwo Mutabazi nawe wagira ngo nari mutongereye, tugeze imbere gatoya abakubiswe isasu ry'umutwe abarapfuye. Ariko burya iyo uvuga ngo uratabara, ntabwo uba ushinzwe kugenda wica umuturage, wica igiti, wica isazi. None se icyo nagiye nkubaze hano, yego, no kuvuga ngo usibye Mutabazi nguwo, yego, hari abahutu uzi bigeze bicwa, cyangwa se ubwo wowe wigeze ubibona bibaho ko abahutu bicwa n'inkotanyi muri 1994? Hagati aho ngaho tumaze gufata umujyi wa Kigali, twaje gukora ibyo bita operasiyo. Dukora operasiyo, turagenda tugabanwamo amatsinda, tugendana n'umuyobozi wundi bamwitaga Robert, hanyuma yaho yaje kwitaba Imana. Turagenda tujyana bita ku Gisozi, tugenda dufite remoruke zari 3, dusangayo abaturage bari aho ngaho ku Gisozi. Abaturage bose burizwa remoruke. Bamaze kurizwa remoruke, zari rore kontineri, bose binjijwe muri izo kontineri. Ubwo izo kontineri zimaze kuzura, bahise bakubitaho urugi. Turagenda tujya ahantu mu kigo cya Kacyiru, cyari ikigo cya gendarmerie. Noneho tubashyira muri sare yari iri aho ngaho. Ubu Robert baravuga ati mubashyire muri iyo sare. Ubwo muri iyo sare imwe yaruzuye, n'iya kabiri iruzura. Noneho barakinga, bamaze gukinga bamenaho essence. Abo bose bari abana b'Abanyarwanda bicwaga. Bice ku Kacyiru, mu kigo cyari cya gendarmerie. Hanyuma bashyizwemo, bazanywe n'amakamyo arapakurura babinjizamo, yego, essence, yego, barabatwika, yego, bose barapfa. Ni ishyano, birabaje. Hanyuma yego, ikindi kintu urumva barabatwitse na essence, ariko nyuma yo kubatwikwa byagenze bite imirambo yabo? Kuko n'abantu benshi birumvikana bari benshi cyane. Barashiririye inzu, ntago ibyo bisare ntago byongeye gukingurwa. Hanyuma yaho ubwo twakomeje tujya mu bindi. Icyakurikiye mu gukingura iyo nzu, kuko twarahavuye dusiga inzu yose ifashe umuriro n'indi ifashe umuriro, ariko bayimenye essence. Ubwo nyine ayo mavu aho yaje kumenwa sinakubeshye. Urakoze cyane muvandimwe Captain Sano Theogene, yego, wahoze mu
5th Battalion ya RPA, Yego. Rwandese Patriotic Army. Ngira ngo reka tuganireho n'uwo muvandimwe wundi ukuri ruhande. Wakwibwira abumva radinya butatu? Murakoze. Banyita Nkuranga Gaston, Lieutenant Nkuranga Gaston. Nkuranga Gaston, muraho neza, murakomeye. Nkuranga Gaston, mu by'ukuri murabona ko icyatanije hano ni ukugira ngo dufashe abanyarwanda kumenya ukuri, tuvuga ibyo tuzi, ibyo twahagazeho, ibyo twabonye, kugira ngo abanyarwanda barusheho kumenya ukuri ku byabayeho, kubera yuko tuzi neza yuko leta ya FPR, leta ya Kagame yitandukanyije n'icyitwa ukuri, idashobora kwemera yuko abanyarwanda bamenya ukuri, kuko amakuba yose yagwiriye u Rwanda yagizemo uruhare, yaba Kagame ubwe yaba na FPR. Ni mu rwego rero uko tene hano twese, yego ndabona dufitemo n'abasivili bangahe, ariko benshi ubona ko turi abasirikare, ubona ko hafi ya twese twari abasirikare b'inkotanyi. Ikintu gikomeye hano tugomba gufasha abanyarwanda nk'umuganda dushobora kubaha, ni ukubaha amakuru y'ibyo tuzi bitandukanye. Ndabizi ko ari byinshi cyane, ntabwo dushobora kubivuga umunsi ngo tubirangize, ntabwo byashoboka. Nkuranga, ikintu cyatuzinduye uyu munsi ni ukugira ngo dufashe abanyarwanda kumenya uko byagenze muri 1994. Bivugwa yuko muri 1994 Kagame avuga ko habaye ubwicanyi bwibasiye abatutsi, Jenoside, si n'ubwicanyi bya Jenoside yibasiye abatutsi. Urabizi neza yuko muri 1994 iriya ntambara yabaye nyuma y'iraswa y'indege ya Perezida Habyarimana. Uzi yuko battalions zitandukanye zinterveninze, zarwanye, sindi bisubiremo, uraza kutubwira ibyeho ubwawe uko ubizi, uko wabibonye. None Nkuranga, mu gutangira wari mu yihe battalion? Nabanje kuba mu 101, nyuma nza kwivamo njya kugenga battalion bita Oscar, yari iyobowe na Major Kazura. Iyo battalion yabanje kugengerwa muri Murambi, aho bita kwa Gatete, iza kuvayo igere Butare yitwa Oscar. Nyuma siwo wa yari we Meja Kazura yaje kujya kwiga, asimburwa na Major Katabarwa. Ubwo nibwo bahise bayihindura n'izina iba 89th Battalion. 89th Battalion. Okay, rakoze cyane. Harya 101 ubwo yayoborwaga nande? 101 icyo gihe yari yamuhire. Yari yamuhire, ndabyibuka. Kuko ndibuka ko Muhire yasimbuye, ni wasimbuye Kayitare harya? Niko biri. Ni wasimbuye Kayitare. Ege yicwaga, ege yarogwaga, yapfaga avuye ku murindi kwa Kagame. Ndabyibuka. Okay, hanyuma icyo tugira ngo wenda mufasha mva radinya butatu, mu by'ukuri ni ukubabwira akari morori. Tuvuga akari morori, tuvuga ibyo twahagazeho, twabonye n'imboni zacu, urumva? So icyo nshaka kubaza hano, Kagame yavuga ko ingabo za FPR zitigeze zigira uruhare mu iyicwa ry'abatutsi, ahubwo zagize uruhare mu ibohoza ry'abatutsi, ku buryo ubu Kagame rwose isi yose n'abatamuzi bose bibaza yuko ari we warokoye abatutsi. Ibyo bintu wowe ni kubyemera? Ntabwo nemeranya nawe, kuko mu guhaguruka ubwo twavaga inyuma muri zone zari Tampo, Kagame ubwo yatangaje ko ahagurutse kandi ko umuhagarara imbere ari we bari buhangane. Ni ukuvuga ko atarahagurutse gutabara, ahubwo we yashaka kujya i Kigali ku ntebe yari Habyarimana yaramaze guhitana. That's good. Okay. Now ikindi bivugwa yuko mu nterahamwe za MRND zagize uruhare mu kwica abatutsi muri 1994. Bivuga ko harimo ingabo za FPR. Ntabwo ari ukubeshya? Ntabwo ari ukubeshya, gusa hari special battalion yaje kuza i Kigali
mu gihe cy'imishyikirano murayizi bayitaga Rukaga 3rd battalion yabaswe 600 yari yowe na Kayonga. Yego, iyo battalion ni yakoraga ibishoboka byose ikadeployinga udukundi tujya gukorana n'intera hamwe kugira ngo igikorwa intera hamwe zifitemo intege nke ahubwo kigira imbaraga noneho aba Jenoside itangizwe ku mugaragaro. No kuvuga ngo ubwicanyi Jenoside yakorewe Abatutsi igira ubukana, igira imbaraga. None se ni nk'ibihe bikorwa mwaba muzi byaba byarakozwe? Ese wazana kuduha ingero z'abantu bamwe wabuzi bari mu ngabo z'inkotanyi bagiye gufatanya n'intera hamwe kwica Abatutsi? Kubera ko bataliyane zabaga zitandukanye, ariko nk'umusirikare nka ofisa hari amakuru twagiraga yatugeragaho, briefing zatangwaga twarazimenyaga. Ikindi nuko muri izo bataliyane muri yo Rukaga bataliyani 3rd battalion hapangwagamo abatwara imodoka, abashoferi bakajya gutwara imodoka zikajya mu byaro gufasha intera hamwe, bamwe bakabakura mu mujyi zibapakiye zibajyana mu byaro kujya rongerijwe komeza. Zikabakura mu mujyi zikabajyana mu byaro aho bavugaga ko wenda Abatutsi bihagazeho batabasha kwicwa cyane. Noneho izo modoka zikajyana zigatwara abasirikare zigatwara intera hamwe bakagenda bakicaye abantu. Izo modoka zitwawe n'inkotanyi n'abasirikare bavuye boherejwe na Kagame kujya gufasha intera hamwe kwica Abatutsi. None se wadurugero rw'amazina nibura angahe yabo bantu n'amayuniti babagamo? Waduranye nibura nk'amazina nkangahe yabo bantu? Nayabaha wowe na nk'amazina 3 amazina ngahe ayo wabuzi yose wayibuka? Ndayibuka. Harimo private Nyirendekwe yabaga muri batayo harya, yabaga mu Moderita. Hakabamo private Kabukuri Yohani yabaga muri Alpha. Ego. Abarimo n'uwitwa Caporal Mutangana yabaga muri Yanki. Na Sergeant Gatete nawe yabaga muri Yanki. Bari benshi gusa abona nshobora kuba nibuka nawe. Hanyuma mu by'ukuri binagahoma munwa birababaje kubera yuko kugeza ubu ngubu bizwi neza ko Kagame ntajya yemera no kuvuga yuko intera hamwe zaba ntiyemera no kuvuga ko intera hamwe gusa, ahubwo yemera ko ari Abahutu bose, bavuga ko ari Abahutu bose bishe Abatutsi. Ni ukuvuga ngo ari naho aherukiye no kuvuga ejo bundi yuko Abahutu bose bagomba kuzajya basaba Abatutsi imbabazi. Ni ukuvuga ngo umuhutu ugitwitwe na nyina agomba kuvuka afite icyaha cy'uko intera hamwe zari mu mutwe wa MRND yuko zishe Abatutsi akagisabira imbabazi. Ibyo ngibyo sagahoma munwa mu byumva muti? Ibyo bintu birababaje biteye n'agahinda kuba umwana tazi nuko izuba ryarashe agomba gusaba imbabazi z'ibyo atazi. N'agahinda kabaje cyane, ahubwo biriya n'umugambi Kagame afite wo gutegura Jenoside yindi nk'iyo yatangije muri 1994. None se wenda dusubiye inyuma gake, iki kintu cya Perezida Kagame kuba agaragaza yuko ari warokoye Abatutsi, agaragaza ko nta Bahutu bigeze bicwa muri 1994, iki kintu bakivugaho iki? Ese wowe mu unity wari urimo uvuze ko wabaga muri 89 battalion, nyuma yo kuba muri 101 battalion ukaza no kuba no muri Oscar battalion cyangwa Oscar Mobile Force. Ushobora gufasha Abanyarwanda kubahamiriza yuko nta Bahutu bigeze bicwa muri 1994, cyangwa se niba hari abuzi bishwe ushobora gufasha Abanyarwanda kumenya uko byagenze? Abahutu bishwe bo ni benshi cyane. Ndatanga urugero kuko ubwo mva mu 89 baje kugira akantu baramfunga, bamfungira muri gereza ya Gitarama. Iyo gereza ya Gitarama niho nshobora gutanga ubuhamya bw'abantu bishwe, ahakana ko abantu batishwe.
hari bataliyani yanyuze ikabwayi ihica abantu batagira ingano. Nyuma muri uko guhakana ko nta bwicanyi FPR igeze ikora, yaje kuza kudufata, yashyizeho itegeko rifata abasirikare bose bafunze kugira ngo hari imiryango itagira aho ibogamiye ishaka gukurikirana ngo imenye ukuri. Noneho afata ibyemezo byo kuza gufata abasirikare kuko abashyiramo ibitekerezo byashaka, atubwira ko dufata imifuka bakaza kujya kutwereka umurima dukuramo ibijumba. Icyo gihe muri FPR hari hamaze kuba inzara mu gisirikare kubera ko abatangaga inkunga bari bamaze gutahuka, harimo inzara. Batubwiye ibijumba turishima tugiye kurya ibijumba. Byageze nijoro nk'isambiri z'ijoro bazana ikamyo bati mwese musohoke, buri muntu afite umufuka. Dufata imifuka iriya y'ubudeyi y'ikijana, tugenda tuzi ko tugiye n'amasuka tugiye gukora ibijumba. Batujyana ikabwayi, batugejeje ikabwayi byahise biba itegeko, byahise biba itegeko ko dufata ya mirambo tugapakira mu mifuka. Iyo mirambo y'abantu bishwe na FPR dupakira mu mifuka iyo imirambo dushyira mu modoka, turayizana tuyigeza muri gereza ya Gitarama, mu kigo cya gisirikare cya Gitarama, aho uwo munsi bari biriwe baducukuza tutazi icyo ducukurira. Ya mifuka twayipakururiye muri bya byobo twacukuye, bazana esanse baratwika. Aho rero niho nshobora guhamiriza ko FPR nayo yakoze ubwicanyi bw'indengakamere ku Bahutu. Ikindi hari urundi rugero waba ufite rutari urwo ngurwo, tuvuge wenda kuko urabizi nanjye nari umusirikare, urabizi icyo gihe turaziranye, urabibona. So ikintu mvuga, nta manama waba uzi yarigeze ahamagaza ahantu hose mwagiye munyura n'ibiki byose, ahamagaza ahantu kuza amanama bakakorerwa ibyamfura mbi mu gihe cy'intambara cyane nyuma y'intambara ikirangira? Amanama yarabaye cyane rwose, uburyo nk'ahantu muri icyahoze ari komine Murambi, ahantu bita hanyibagiyeho gato ariko ni ahantu hazwi cyane. Bafashe abaturage badeployinga abasirikare ku misozi, abaturage barabwira ngo nibaze bajye mu nama, babwira uko bagomba gusubira mu bintu byabo kuko intare hamwe bazitsimbuye zagiye. Abantu bari kusanya bajya mu nama, ariko imbunda zari zashinzwe ku misozi, imitutu yazo yacuritswe muri izo nkambi z'abantu, bararaswa baricwa. Hagombaga kuba inama. Hagombaga kuba inama. Nta gace ukibuka neza? Agace ni hafi y'ahantu bita mu Rukoyoyo. Abantu batumijwe se muri iyo nama bari bantu ki? Bari Abahutu, bari Abatutsi, bari bavanze? Abantu bari bavanze. Njye ndatanga ubuhamya nk'uwari nk'umusirikare, ariko nyuma muri ejo bundi hashyizweho uburyo bwa gacaca bwo gucira abantu imanza no kugira ngo babwizanye ukuri. Abantu bari muri iyo nkambi bashoboye gucika ku icumu, barabisobanuye ko hari n'umugore umwe wavuze ati ngewe rwose ntimunyice, ndi umututsi mwene wanyu. Uwo mugore bahise baramubwiye ngo nahaguruke n'umuryango we, bagira ngo uwo muryango bagiye kuwurokora, ariko uwo mugore baravuze bati niwe tugiye guheraho. Uwo mugore yicanywe n'abana be bose. Umututsikazi. Okay, birabaje cyane. Hanyuma nanone katuvuge ubwo turi muri 1994, hari iyindi case, iyindi cyangwa se iyindi incident uzi yigeze kubaho muri battalion wari wabagamo yaba ukiri mu 101, yaba ukiri muri Oscar, yaba uri muri iriya battalion waje kubamo nyuma ya 89 battalion. Ni hari indi ese ikindi
iyo abahutu bicwaga wenda nkubaze iyo abahutu bicwaga muri 1994 bicwa n'inkotanyi babahoraga iki babicaga bavuga iki nagira ngo kibe very clear babahoraga ko ari abahutu cyangwa babahoraga yuko babahoraga iki muri make nicyo nagira ngo icyo babahoraga no kubarenganya kuko kuba umuhutu ntabwo ari icyaha cyangwa se nta n'umuhutu ari we wigize umuhutu ikibazo gusa cyari kiriho nuko bavugaga ngo uwo bareba wese yabaga ari interahamwe cyangwa se afite isano n'interahamwe wese yagombaga gupfa bivuze ko buri muhutu wese image yari iriho n'amabwiriza yari ariho yo kwica abahutu amabwiriza ya Kagame nuko abahutu bicwaga bitwa ko ari interahamwe bose ikindi tutagomba kwibagirwa ko umva n'abatutsi bicirwagamo babaga batumije muri iyo nama abahutu bicirwagamo n'abatutsi bakicwa abatutsi bo babiciraga iki ko Kagame avuga ko ari bo yabaga yatabaye urupfu rw'abatutsi urabona mu myaka mbere ya 90 kugeza muri za mu myaka 30 yari ishize no kuvuga ngo abahutu n'abatutsi bari babanye neza nta kibazo bari bafitanye barasabiranaga bahanaga inka mbese muri make wari umuryango umwe abahutu n'abatutsi bari umuntu umwe ubwo no kuvuga ngo abahutu bari barashatse mu batutsi abatutsi barashyingiwe mu bahutu no kuvuga ngo umututsi washatse mu bahutu nawe yagenderaga mu gikundi cy'abahutu okay wenda n'ikindi kintu takwibagiza nanjye ubwanjye nzi nuko byakorwaga mu buryo kugira ngo kuko Kagame ntabwo yigeze yizera na rimwe abatutsi bari imbere mu gihugu ari niyo mpamvu no gupfa kwabo yica amazina ya Arusha bitigeze bimutera impungenge kubera yuko ntiyari abitayeho ni ukuvuga ngo muribuka neza ko no mu ishyamba abasore bavaga mu Rwanda b'abatutsi benshi bakwitwaga ubufuni bitwa ko ari ibyitso icyo niko kantu kambere kakwereka yuko Kagame atigeze yizera abatutsi bari mu gihugu imbere ari nayo mpamvu yanabujijwe no kurasa indege ya Habyarimana nkuko twabisobanuye ubushize twe tubizi neza urumva bamwereka yuko nayirasa akamwica kubera umwuka mubi w'amoko wari umaze kwibwa mu gihugu muri iyo ntambara y'imyaka 4 bambwiye ko abatutsi bazicwa akanga kayirasa kuko yarazi yuko icyo yarashaga bwari ubutegetsi amaraso y'abatutsi we yabona nk'ay'amatungo ntacyo yaramubwiye ariyo mpamvu hano twakomeje tubiganiraho neza yuko ntaho na rimwe Kagame yigeze ahaguruka ngo atabara abatutsi muri 1994 ahubwo yarwanaga no kwigaruriza imisozi n'uduce no kujya mfata igihugu cyose agere ku butegetsi twabivuze neza n'uburyo iyo ingabo zanyoroshaga ku gasozi hakurya mwanyorosheje muri hano mu kabande mugenda abatutsi bateraga induru baboroga mu barimo kwicwa interahamwe ariko ntabe hagira uwatandukira ngo ave murongo na misiyo kujya kurwana n'inzirabwoba za Habyarimana ngo ahonoke baricwaga n'abasirikare kunyura bakigendera abaturage babagwa iyo ni evidence yamberaza ko nta gutabara kugeze kubaho so now icya kabiri cyo nshaka kuvuga hano nuko abatutsi bishwe n'interahamwe hamwe n'abasirikare ba FPR nkuko hano twayibonye mu buhamya mutanze natwe ubwacu twiziye bamwe urumva bazira ko ari abatutsi ariko Kagame we ku ruhande rwe yabikoze nk'iturufu kugira ngo agaragarize amahanga ko abatutsi bapfuye ari benshi nawe yagizemo uruhare mu kubica kugira ngo hapfe benshi cyane azabona uko yabyita ko ari jenoside urabibona ariko kuri kuratinda ntago guhera ibyo murabizi now ikintu nshaka kuvuga no ni iki rero abahutu bishwe na FPR muri 1994 mu ngabo za RPA ingabo twese twarimo ko turi hano urumva usibye mwana b'abasivili bo turi kumwe n'abana nabo baza kugenda ibyo batubwira abahutu usibye kubita ko ari interahamwe n'abatutsi bishwaga bitwa ko ari inyenzi urabibona ariko icyo dushaka kugira ngo cyumvikane no kumva dinya butatu
abatutsi nubwo bitwaga inyenzi n'intera hamwe zibita ngo ni inyenzi ariko zabishe zibaza ko ari abatutsi nuvuga ngo bazize uko bavutse urabyumva abahutu nubwo bishwe na FPR muri 1994 no muri Ubuhamya turimo gutanga nona bitwaga intera hamwe ariko the actual fact nuko bari abahutu nuko bavutse ari abahutu ukuvuga ngo bazize uko bavutse iki kintu nagira je kubwanjye personal jewe niko nkurikije ibyakoze ku bahutu n'ibyakoze ku batutsi icyo gihe ndemeza yuko ariyo mpamvu yatumye nabyo ni bagabo abumvira dinya butatu bakaba bakwibaza bati se ko unit ari imwe ariko abantu bakaba batandukanye abayobozi babaye benshi iyo unity yari imwe ariko iyoborwa n'abantu mu bihe bitandukanye abantu babiri mu bihe bitandukanye John Bagabo niwe banjije kuyobora hagati ya 91 na 90 Dodo aza kuyobora muri 91 bishyira muri 92 icyo gihe Bagabo yiyoboye ari abasirikare 600 ariyo bitaga unity cyangwa se batayo Dodo ayiyobora ari abasirikare hagati y'igihumbi na 500 n'igihumbi 300 kuko icyo gihe habayeho kugenga ama unity kuko hari cyategurwaga yego narakoze cyane muvandimwe Kajama Juma ikintu nshaka kuvuga nkuko nyine wumvise na bagenzi bawe babikomojeho turashaka kugira ngo dufashe abanyarwanda kumenya ukuri ku bibazo bitandukanye byaguye igihugu cyacu amakuba cyane cyane hano turibanda kuri 1994 niki wabwira abanyarwanda bakunze kwibaza ngo nta ruhare FPR igeze igira mu bwicanyi bwakorewe abatutsi 1994 nicyo wabwira icyo nabwira abanyarwanda ni ukuvuga iyo unity nabayemo yayobowe n'abayobozi batandukanye yari dipolowinze mu Karange Miyove nkaba narabaga mu company bitaga D company yari yobowe n'uwo bita Lieutenant Kagina ubwo hagati ya muri 92 na 93 hari bice twari dufite twari twarafashe hari ibyitwaga amahame ya RPF ayo mahame yasabwaga kugira ngo asansabirizwe no mu baturage bamenye umugambi wa RPF cyangwa se FPR irwanira ikigamije bityo haraho bitaga ba peace bajyaga mu giturage bakagenda bigisha abaturage amahame ya FPR impamvu yari iyi nuko cyane cyane nk'abantu bo muri icyo gice twarimo baranywaga bagasinda banyoye ibigage babyitaga ngo ni imirambo icyo gihe bawitaga umuramba basinda akirahira ati ubutegetsi n'ubwacu ndagatora mama ugasanga uwo muntu ubwo mu mahame mu byo twigishaga twababwiraga tuti wowe uranywa ugasinda wamara kunywa ugasinda ngo ubutegetsi n'ubwanyura gatora mama dore nta nkweto tugira mu birenge ntuheruka gufura niba ubwo butegetsi ari ubwanyu bukomariye iki ibyo twabikoraga tugamije kugira ngo tubireherezeho bityo bajoyininge umugambi wa FPR kabone ko mu bigaragara ko umugambi wa FPR wari mwiza ariko hari ikindi bikinze inyuma nuko uko kwigisha kubaho hakabaho n'amanama tugahamagaza abaturage tugakora amanama tubigisha imigambi ya RPF icyo ari cyo n'ikirwanira ikigamije muri uko gukora amanama kuyahamagaza tubabwira ko kabone ko imigambi bari bamaze kuyumva bamwe banayishimira hari n'abana b'abasore barimo kuva mu giturage baza bajoyininga igisirikare cyacu harimo abakiga abanyaruhengeri iki byose abahutu abatwa abatutsi imigambi bayikunze cyane nuko tugezeho dukoresha amanama rusange muri ibyo bice twarimo
twabahamagaza mu manama, bamwe tukabahonda udufuni twabacagamo amakipe, bamwe bakajyanwa ukwabo, abandi bakajyanwa ukwabo, bamwe bakajya ngo bagiye gukorera inama ukwabo, bagahondwa udufuni, abandi bakaraswa. Nk'urugero natangamo urugero aho bita muri Gishoro, natangamo urugero muri Gishoro, nkatangamo urugero aho bita mu Miyove, nkatangamo urugero muri stade ya Byumba. Muri stade ya Byumba. Yes. Okay, muri stade ya Byumba abantu benshi bagiye havuga, ariko nyirango bavuga ko nyine habereye ubwicanyi, hica Abahutu benshi, ariko ntabwo hari havayo umuntu ngo abitangire ubuhamya nk'umuntu hari uhari. Wowe byagenze bite? Wabwira uko byagenze, wafasha numva dinya butatu uko byagenze, ko hano tugira abanyarwanda bamenya ko ari morori bo kujya yapfunyikirwa amazi na leta ya FPR. Uko byagenze ni byinshi cyane. Nababwiye ukuntu twigishaga abaturage abumva radinya butatu, twigishaga abantu amahame ya RPF. Hari no kundi kuntu rero none twajyaga dufata abaturage tubabwira ngo tugiye kubagarura inyuma, tubajyane ahantu hatari imirwano. Ibyo bikaba bigaragara, ibyo abaturage bakabyitabira cyane, bakabyumva neza. Nk'abo twajyanye muri stade y'Ibyumba, twabajyanyemo tubabwira ngo ni ukubagarura inyuma, kubahungisha imirwano. Abandi ni kubahungisha imirwano, abandi tubabwira ngo ni inama, kuko twababwiraga ibintu bitandukanye. Nuko bagejejwe muri stade, ubwo ibyo bintu twabibigishaga abaturage, bamwe binjira muri stade, ariko n'abasirikare babanje kuzenguruka stade. Yego. Ubwo bamaze kugeramo, habayemo kujya kubegeranya ngo bagiye gukoreshwa inama, no gusobanurirwa impamvu bazanywaho, bose bahuriyeho kugira ngo bayumve kimwe. Barangije igihe bagitegereje undi muyobozi ari babwira amabwiriza, batangira kubanyanyagizamo amasasu n'amakompora. Okay, muri stade ya Byumba. Ariko muri stade ya Byumba ko abantu nyine babaga bahunga babasubiza inyuma n'iki, abo bantu babaga ari Abahutu gusa? Iyo byabaga bigeze muri stade, habagamo gutoranya, bamwe bakajyanwa ukwabo, abandi bakajyanwa ukwabo. Habagamo gutoranya, bamwe bakajyanwa ukwabo, abandi bagasigara ukwabo. Ubwo barangiza abasigaye bakicwa, ariko byari binaguye no gutoranya Umuhutu n'Umututsi. Byari bigoye kandi biranagoye koko. Birumvikana kuko abantu bari babunze imyaka myinshi babana, ibyo birumvikana byo biteye agahinda niko umuntu yavuga mu by'ukuri. None se ugereranyije uko amaso yaguhaga, stade ya Byumba bashaka kuba barayiciyemo nk'abantu bangana iki, bamaruga amanama gutyo? Hagati y'ibihumbi 6 gutyo. Na 4. Ubwo ni ubuhamya bwo muri Byumba natangaga. Hari n'ubundi rero natangaga aho twaciye muri Remera y'Abaforongo. Sinzi niba hari umuntu uzi muri Remera y'Abaforongo aho twaciyeyo. Yego. Remera y'Abaforongo iragana he? Remera y'Abaforongo iri hano, ni ukuvuga ngo iri hagati ya Ntuza, iri hagati ya Ruhengeri na Byumba. Sinyize nangize ngo nangiye kwitinya ni ya Kigali, ngaho komeza. Hakabaho nanone naho bita muri komini Mbogo. Komini Mbogo naho twarahaciye. Komini Mbogo. Remera y'Abaforongo byagenze bite? Remera y'Abaforongo naho ni nkuko twahamagaraga abantu tukabakoresha amanama, tukababwira ngo tugiye kubakoresha amanama, tubabwira uburyo bagomba kwirinda ibisasu, n'uburyo bagomba kwirinda intambara, n'uburyo babonye umwanzi kuba bakwihutira kutumenyesha natwe kugira ngo tubafashe kuba twabahungisha tubagarura inyuma. N'iyo nama muri make yabaga igamije, yabwirwaga abaturage ko ari kigamije no kubereka amahame ya FPR.
naho twakoreshaga amanama gutyo twarangiza ubwo muri icyo gihe no gukoresha inama yarangira umuyobozi w'inama avuyemo kuko babaga ari abasirikare bayoboye inama cyane cyane ba PC yamara kuhava bakarohama amakompora amasasu abaturage bagacanganyikirwa harimo n'abapfaga kubera gukandagirana. Yego Remera y'abaforongo ubwo nabo bahamagaye mu nama. Nabo bahamagarwaga mu nama. Wamenya abishwe icyo gihe bari Abahutu gusa cyangwa se bari Abatutsi cyangwa se hari higanjemo ubuhe bwoko? Iremera y'abaforongo hari higanje y'Abatutsi. Hari higanje y'Abatutsi. Hari higanje y'Abatutsi mu Iremera y'abaforongo niyo wakurikirana ukabaza hari higanje y'Abatutsi. Nibo bishwe na FPR. Ariko Ubututsi mvuga nuko bamwe barabibyivugiraga. Bati twebwe turi Abatutsi. Mwitwica turi Abatutsi. Ni uvuga ngo waramaze kumenyera yuko FPR ariyo kwica Abahutu. Okay. Ahandi naho bita kuri Etotumba. Haraho mbere yo kujya kuri Etotumba hari Remera y'abaforongo ivuyeho noneho komine Mbogo. Komine Mbogo byagenze bite? Komine Mbogo icyo gihe yitwaga icyo gihe bazitaga ngo ni komine Mbogo. Twagendaga mu giturage nanone tugenda duhamagara abaturage ngo nibave ku misozi aho bari tubahe ubuhungiro ahantu hasi mu kibaya ubuhungiro hasi mu kibaya ahantu mu gasenta ka Mbogo hasi uko Mbogo iri hejuru ku musozi. Yego n'abaturage niho bari batuye tubamanura hasi mu giturage ariho tubegeraniriza tubagira ngo naho twabasha kubarindira umutekano kuruta uko umuntu yaba ariwe n'undi ariwe kabone ko bari batuye banatatanye. Yes, nanone tubagejeje mu gasenta ka Mbogo tubakuye ku makomini hejuru tubakuye kuri komini hejuru ya Mbogo. Bamwe tubajyana mu mazu y'uturere tugenda dushyiramo udukipe tukanagamo za gurinade. Abandi none tubajyana mu akaragenda komini Mbogo tugenda dushyira nanone mu mazu. Abandi bakaboha kandoyi tukabajyana mbese twagendaga tubicira mu buryo butandukanye tugashyira mu nzu tugakinga. Muri make mu by'ukuri biteye agahinda. Ndibaza ko umuntu wese wumva aya makuru arababaje. Aya makuru ateye agahinda. Bose ni abavandimwe bacu twicaga, bose ni Abatutsi n'Abahutu bicwaga kandi bose baziraga uko bavutse. Ahubwo hari icyo uvuze hano. Remera y'abaforongo mu bapfuye abenshi hari higanjemo Abatutsi. Banivugira ko bavuga ati mwitwica turi Abatutsi kuko kubera ko bari bazi ko inkotanyi zica Abahutu gusa zitica Abatutsi. So icyo nshaka kuvuga hano muri Mbogo, muri komini Mbogo hano ni bantu ki bari biganjemo? Hari higanjemo Abahutu, hari higanjemo Abatutsi. Byari bimeze bite? Komini Mbogo hari higanjemo cyane Abahutu. Hari higanjemo Abahutu. Habonetsemo Abatutsi naho? Barimo bake. Mwabwiwe n'iki ko ari Abatutsi? Bo barabitubwiraga. Bavuga ati mutubabarire twe ntago turi Abahutu. Mutubarire kwego ntago turi Abahutu. Nagahoma munwa n'ishyano. Na icyo nshaka kuvuga hano hari ubuhamya bundi warukomojeho bwabereye Tumba. Tumba ariko mbere ko tujya Tumba iyi komini Mbogo iri mu yihe district? Aha komini Mbogo ni mu yihe district? Yari yabyumba icyo gihe. Yari yabyumba. Okay. Hanyuma Tumba nayo ni ukuvuga ngo byose ni ibice bimwe byo muri byumba. Ni ibice bimwe byo muri byumba. Okay, muri Tumba byagenze bite? Ubwo Itumba hari ikigo cy'amashuri. Itumba aho ngaho hari ikigo cy'amashuri ariko ikigo cy'amashuri kikaba cyari gituwe ahantu mu gasenta hatuwe cyane. Aho naho twahakoresheje inama. Abaturage turabazamura tujya kubakoresha inama kunuza ku kigo cy'ishuri cya Ntuza cya Tumba bahitaga ngo ni Etotumba. Okay. Aho hano nuko twagiye tubakoreshereza inama naho tuhicira abantu benshi cyane. Birabaje. Hapfuye abantu baguye bo byayemeze ko hano hari ikintu tugomba kumenya. Hari abantu b'Abatutsi benshi cyane bishwe na FPR. Nkuko mwagiye bitanga uhamya mwese nubwo giye byinshi ndabizi murabizi ko twari kumwe nubwo twari mu bice bitandukanye by'igihugu
ariko hano turabwira abatabizi b'abaturage bashobora kuba bumva radio Inyabutatu baba bari mu gihugu imbere n'ahandi hose ku isi. Ahubwo ikintu nshaka kuvuga ni byiza ko ntago byoroshye kuyo tuvuga imibare, ntago bishoboka kuko imibare n'uwaba yarabaraga ntago yagera ku mibare nyayo. Ahubwo ikintu nshaka kuvuga hano zatumba mu baturage bahiciye icyo gihe bari biganjemo ubuhe bwoko? Bari Abahutu, bari Abatutsi? Biragoye kugira ngo umuntu asobanure ubwoko bwari buhari kuko nkari nk'ibyo twamenyaga ari abantu babyivugiye. Ego. Ariko rero hari abo twicaga batavuze kandi kutavuga batahawe umwanya wo kuvuga. Ariko hari naho batabaje bati mwitwica ntago turi Abahutu. Hari abatabazaga bati mwitwica ntabwo mwitwica twebwe turi Abahutu kuko hari n'uwigeze no kutwibwirira ati mube muretse kunyica ndabizi muri inyenzi nta n'imbabazi mugira. Ati mbatabarize. Abandi baramureka ati ngaho tabaza. Atera induru baturarangije. Ati sinari narangiza. Ati ngaho komeza utera induru utabazi niba mumva hari aho uri bubone ubutabazi. Naho impamvu bamureka ngo atera induru barabizi ko igihugu cyafashwe. Ariko undi azi ngo igihugu nticyari cyafatwa wenda abasirikare bahabyera Imana bari hafi aho ngaho. Atera induru umugabo yishwe n'induru no kubura gitabara nuko baturarangije yikubita hasi. Arapfa. Nishyana. Birabaje. Hanyuma birumvikana aho ni muri za Byumba. Hari utundi duce waba uzitwa igihugu wenda mwanyuzemo muri battalion yanyu aho mwagiye munyura twatanga ubuhamya kugira ngo wenda tujye ku kindi cyiciro. Ubundi buhamya natanga cyane ni nkuko mwabaga muri nk'abasirikare mwakundaga kuganira buri muntu aho yagiye anyura. Intambara mwahuye nayo, aho mutahuye nayo, aho yaboroheye yabakomereye, bityo mukaganira. Hakaba hari abasirikare twaganiriye cyane bambwiye nanone ibyo bakoze aho bita Iryamanyoni muri yari icyo gihe ari Kibungo. Ko Iryamanyoni icyo gihe wari umurenge. Kuntu bakoresheje inama y'abaturage bakabakubita udufuni cyane bo babahura yuko ari Abahutu. Kabone kuko uwo musirikare we byari binamunejeje cyane anabyishimiye. We anambwira ati nubwo Abatutsi bapfuye ati n'Abahutu barapfuye. Hanyuma ndumva Bizimana Yohana watubwiye ko wari Kibungo. None muri 94 Bizimana Yohani hanajya ngumva ry'inyabutatu bumve yuko Bizimana Yohani ari umusivili ntago ari umusirikare. Ndabeshya hari ugeze uba umusirikare? Oya ntago nigeze mba umusirikare. Ikintu tuvuga rero ibyo abasirikare bavuze wowe bumvise ko batanga ubuhamya, wowe n'iki wahamiriza abanyarwanda, n'iki wabonye muri 94 kidasanzwe, n'iki wabonye? Hari ubwo Abahutu bigeze bicwa bazira ko ari Abahutu, hari ubwo Abahutu bigeze bamagazwa amanama na FPR aho iwanyu hariya nahagana he? Muri Kibungo ahitwaga muri komine Kigarama. Icyo natanga ubuhamya na ahantu bitaga muri segiteri ya Kabare. Hari agace bitaga Kamarashavu. Haguye abantu benshi cyane. Ni ukuvuga ngo hari abantu bari barahunze amasasu bagenda. Ariko abantu benshi cyane bahaguye. Icyo nshaka kuvuga hano bahaguye bishwe n'inkotanyi zabisha. Hanyuma mu kubica ibyo abavandimwe twabanaga mu gisirikare bavuze
hari icyo wowe bigeze babageraho muri Kibungo watangaho urugero wa icyo wasona bumva ari Nyabutatu ubonona icyo natangaho urugero ni ukuvuga ko ayo manama koko aba bagabo bavuze niko babigenzaga naho Kamarashavu bahamagaye abantu ngo nibaze mu manama ndetse abantu bamwe batangira kubitinya haza bake babonye ari bake barababwira bati mugende musubireyo mubwire bene wanyu yuko ari nta kibazo gihari yuko bazaza tukababagira iyi mvubu n'icyana cyayo tukabaha n'umunyu. Abaturage bamaze kubyumva baragenda batanga ayo makuru babwira abantu ati kandi mubwira abantu nazagire n'umwana usigara timuza n'imiryango yanyu yose. Ubwo ngubwo abantu barabwiranye umuntu n'umugore n'umugabo n'abana baraza babashyira ku kibuga aho ngaho Kamarashavu bamaze guterana neza barababwira ati rero tugiye kubaha ya mvubu na cyana cyayo. Ese mbere yo gukomeza bivuze ko bisobanuye ko barafite inzara nyinshi ku buryo bashidukiye imvubu bose. Ni ukuvuga kubera iminsi bari bamaze mu mashyamba bari bumvishije ko babonye abantu baza kubarukora kandi bagiye kubaha ibyiza. Mbere yo kuza kugera ku byagenze bamaze kuhagera urubuze kubitubwira kuko ubu hari urubyiruko rwinshi rukiri ruto ibyo uvuga bashobora kumva bidashoboka nubwo tubizi kandi bariho n'icyo gihe tuzi ko byabayeho. Ushobora gusobanura ute abumva radiyo Inyabutatu impamvu abo bantu bagiye bihishaga iki? Bihishaga abasirikare kuko bari bateraga mu giturage bagenda barasa abantu Abahutu n'Abatutsi babaga barajyanye nabo mu kwihisha bagenda bahunga bari bacitse ku icumu ry'imihoro. Urabona ko harimo abagore bari barashatse abagabo b'Abahutu. Ubwo rero no kuvuga ko abo bantu bose barajyananaga bagenda bihisha mu masasu mu bihuru. Icyo cyagiye gituma abantu bahunga bakaba mu mashyamba ntago bari bakiba mu ngo. Bahungaga amasasu y'ingabo za Habyarimana n'ubwicemwe za Habyarimana cyangwa bahungaga amasasu y'ingabo z'inkotanyi za RPA? Bahungaga amasasu y'ingabo z'inkotanyi. Okay, ubwo noneho harumvikanye. Noneho murahageze barabwiye ati ya mvubu n'akana kayo twabemereye tugiye kuyibaha. Byagenze bite? Ubwo bakimara kubivuga ni ukuvuga ngo abasirikare uwabategekaga yarababwiye igeze umunwa kugira ngo uwabategekaga yarababwiye ati noneho igikorwa kiratangiye. Ni ukuvuga ko ubwo amaze kubabwira gutyo bahise batangira bararasa abantu benshi bikubita hasi amasasu arabafataho w'isasu ridafashe bakaza bagasubiramo bakamukubita agafuni abandi bakabatereye biriya byuma byo ku mbunda bya marineti. Ubwo harimo n'abagiye nyine bagiye imirambo yagendaga igwaho bakaba batababonye nibo bagiye bacika ku icumu bamwe bagenda bahungira Tanzania kuko n'ubu ukurikiye hari benshi bahari bagaragara bacitse ku icumu ryabo rya Kamarashavu nabo ubwabo batanga ubwo buhamya. Okay. Muvandimwe Bizimungu Yohane, ugereranyije aho hantu haguye nk'abantu bangahe ugereranyije? Kuko ni abantu benshi. Icyo nakubwira iyo kabare ya kabiri niyo yari segiteri ya mbere muri komine Kigarama kuko ni ukuvuga ngo abo bantu bari abantu baturutse impande zose muri iyo segiteri kandi ni ukuvuga ngo niyo batekerezaga neza cyane ko igomba gucibwamo amasegiteri abiri kuko yari nini yari yo kwishyamba. Yego, ni ukuvuga ngo sinakubwira ngo umubare wangana gutyo kuko ni abantu benshi kuko niyo yari nini muri Kigarama. Okay, biranagoye n'ubundi kugira ngo umenye imibare nyayo kandi niyo wagereranya ushobora kwibeshya birumvikana. Ahubwo se abantu bacitse ku icumu muri ubwo bwicanyi bwabaye icyo gihe byabagendekeye bite? Ni ukuvuga ngo hari abirutse, hari abashoboye kwiruka? Hari abagiye bavamo bakeya babaga bagwiriwe n'imirambo. Murazi yuko iyo urashe nk'amasasu hari benshi bagwa igihunga noneho imirambo imwe ikagenda ibagwaho. Bamwe babashije kubona bamaze kubona bahorahoje batakibona umuntu iyo yagwiriwe n'undi hari abo babona w'ikinyeganyeza ukuguru bakamutera icyuma. Abandi hari abagwirwaga ku buryo utanamubona iyo amaze kuzura amaraso
bamaze kubona barangije ubwo abantu bagejeje ninjoro wabaga atapfuye agasohokamo agasubira mu gihuru kugeza igihe bihishahishe bagenda bahungira muri Tanzania Benako. Urakoze cyane muvandimwe Bizimungu Yohane. Ariko icyo nshaka kubaza wenda aho ngaho kuri ubwicanyi bwabereye muri ako gace wowe ubwawe waba wari muri abo bantu ukaba uri bacitse ku icumu? Yes, kuko nari ndimo n'ubu bwanjye mfite igikomere kipanga bankubise hano mu rubavu ya mu ruhande rw'impyiko. Nabashije kukigendana kubw'Imana ndarokoka. Navuriwe mu bitaro by'Abadage byari mu nkambi ya Tanzania. Icyo mvuga rero ni impamo kandi ndabivugisha ukuri kwambaye ubusa. Birabaje cyane ariko nta kundi ukuri kugomba kumenyekana, abanyarwanda bagomba kumenya uko kwakabaye birumvikana. Hanyuma subiza mikoro Kayijamahe Juma agira icyo adusobanura nanone. Bwana Kayijamahe Juma, icyo nagira ngo nkubaze, ubundi briefing, hari briefing nuvuga ngo rugwamagaza amanama byabagaho urayibona sibyo? Noneho abantu bakahamagara amanama bakavuga ibyo biti gipinde ko bamaze gutegura bari bubice, abari bari bubice baha amabwiriza icyo twita briefing sibyo? So briefing batangaga ku foreign mbere yuko haba igikorwa cyo kujya kwica Abahutu mu manama urabona, n'Abatutsi babaga bari kumwe nabo babahungiye mu Rwanda. Abatutsi igikorwa cyabaye cyo kwica Abahutu, Abatutsi babaga ari imbarwa yuko bakabamo bakicwa urabona. Ivyo mu byukuri yabaga ivuga iki? Kuvuga ngo abasika babwiraga iki? babaga ayahe mabwiriza muri make? kuko mu gisirikare twabaga tuvanze. Nta briefing kamili cyangwa se briefing yuzuye. Nta briefing yuzuye batangiraga ku foreign, ahubwo briefing zahabwaga nabo bitaga commanders bo hejuru. Commanders bo hejuru abasike bo bakabwirwa ko bagomba kurasa, naho bagomba guhagarara barasa, ariko bakagomba kurasa uko bahawe amabwiriza. Ubwo rero commanders nibo babaga bahaye briefing zo kuvangura Abatutsi n'Abahutu aho babishoboye, aho ari ngombwa gukuramo Abatutsi, Abahutu bakabica. Abahutu bakabica. Hanyuma briefing zikaba zahawe kuva ku nzego zose za commanders, ariko section commander bagashyira mu bikorwa ibyo ba commanders bababwiye. Yes, section commander bagashyira mu bikorwa ibyo commanders bababwiye. Ubwo no bahabwaga briefing yo kwica Abatutsi, yo kwica Abahutu. Niba ari ukwica Abahutu kuko ari Abahutu, Abahutu bagashyirwa kwabo bakicwa, Abatutsi bakarekurwa. Ariko tutibagije yuko aho ni case zabaga zidasanzwe kugira ngo babashe gukuramo Abatutsi, ni kayabaga idasanzwe kuko ubundi nkuko tubizuzi ko Abatutsi babaga bari kumwe n'Abahutu bahamagaje manama barabicaga nabo. Ibyo urabyibuka? Nibyo. Yahagamijwe kugira ngo batazakopfora bavuga bati inkotanyi zisha Abahutu, kugira ngo wakaba yatanga ayo makuru y'Umututsi abe yarapfuye. Urabona? Ikindi nuko mu byukuri ntago ari niyo mpamvu gusa, kuko impamvu ikomeye yari uko Kagame nta rukundo yigeze agirira Abatutsi bari imbere mu gihugu, ku buryo rwose nibi byo kwica Abahutu ni umutima wo kumena amaraso yarasanganywe na systeme ya FPR ubwayo yose. Ariko ntago wavuga yuko
nuvuga ngo okay, muri make nshaka kuvuga no niki, ndashaka kuvuga yuko abahutu bicwaga kubera ko ari abahutu, bicwaga kuko bitwaga ibipinga, bicwaga kuko bitwaga interahamwe, bose bagashyirwa mu kiyabo kamwe. Siko bimeze? Nibyo. Twibuke neza ko n'abatutsi bishwe n'interahamwe zarimo n'ingabo z'inkotanyi, bamwe mazina bavuzwe, urumva, bicwaga bazira ko bitwaga ibyitso by'inyenzi, bicwaga abatutsi nanone bitwa ko ari inyenzi, bicwaga nanone bazira ko ari abatutsi. Ikintu murakibona? Nibyo. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Iki niyo mpamvu nkuko mubizi mujye mu baturage kubigisha, yuko tugomba gushyiraho ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kunga abanyarwanda. Urabibona, ariyo mpamvu twese uko turi hano mu biyaga bigari twafatanye umugongo kugira ngo tubashe gusubizaho systeme ishobora kunga imbaga y'abatutu nyarwanda iwacu, ituma umuhutu n'umututsi babwizanya ukuri. Ayo mpamvu tuvuga tuti mbere yuko abaturage b'abatutsi n'abahutu bazicara ku meza bakabwizanya ukuri, twebwe abasirikare bakoreshejwe aya mafuti yose aje aba mu gihugu cyacu yakoreshwa na FPR n'abandi bagiye bayakoreshwa na leta babagamba b'inzirabwoba biki. Bagomba kuvayo bagatanga ubuhamya, bagafasha uriya muturage w'umuhutu, uriya muturage w'umututsi, uriya muturage w'umutwa kumenya amakuru y'imvaho, kumenya akari murori. Ibintu turabivuga bibabaje, turabikora bibabaje, ariko nta kundi tugomba kubikora. Niba dukeneye ko igihugu cyacu kimenya ukuri. Murabyumva? Kuko nk'ubu turi hano turi kumwe na Bizimana Yohane, urabona inkovu afite, iriya nkovu ni ya bayonet, ni ya singe. Nibyo. Ni ya singe bamuteye, nubwo yagize amahirwe agacika ku icumu, ariko nawe abarimo mo twita ko aba abishwe muri 94. Urabibona? Kubw'amahirwe turi kumwe nawe hano ari muzima. Niyo mpamvu Abanyarwanda bavuga bati ntabapfira gushira. Ni ukuvuga ngo usibye no kuvuga ngo uratsema imbaga y'abatutsi cyangwa uratsema imbaga y'abahutu cyangwa abatwa, n'umuryango umwe w'umuntu umwe biragoye kugira ngo wishyiremo kugomba kwica ugashira. Imana ntibura uwo itize ubugingo akazabara inkuru. So hanyuma noneho nagira ngo tujye kuntuza, tujye ku yindi page cyangwa se ku yindi gahunda none yateganyijwe, ariko oya, mbere yo kutujya muri gahunda yateganyijwe hacyo ngira nkubaze kuri iki ngiki. Umuvandimwe Nkurangagaso yavuze, yatanze n'ingero zimwe z'ingabo z'inkotanyi zari zifatanyije n'interahamwe mu kwica abatutsi muri 1994. Ikintu aricyo kiziho bwana Kayijamahe Juma. Nibyo. Reka nsubire inyuma gatoya. Hari uko turimo turabwira rubanda nyamwinshi, harimo abaturage, harimo abasirikare. Hari nk'abasirikare bumvise ko nabaga muri Bravo, ariko se bakagira ngo igihugu cyafashwe ikitwa Bravo, igihugu cyafashwe yitwa 19 ariyo Buteye ya 19. Yego. Nkaba ndimo kuvuga buno buhamya nk'umusirikare kugira ngo ubwo mbivuze kugira ngo abasirikare